Muze gute bavandimwe banjye, uyu munsi ngiye kubereka uburyo ki wakemura ikibazo cyo kuba fone yawe yifata ikazima. Ushoboye kuba ufite fone ariko ikaba yarakubereye ikibazo, igihe kigera kikifata ikazima, ikaba yarakubereye ikigeragezo, hakaba hari isaha runaka fone yawe uyifata ikazima, nta muntu uyikozeho, nta muntu n'umwe uyikozeho, gusa ukaba wayibika ukayishyira nko ku musego kandi umuriro wuzuye muri fone yawe, bwagera isaha runaka wayireba ugasanga fone yawe yazimye kandi nta muntu wayikozeho. Noneho reka tugendane inzira ku nzira mbereke uburyo ki wakemura icyo kibazo. Nta bindi, uraza ukajya muri setting yawe ya telefone, wamara gufungura setting yawe ya telefone ugahita uza wirukanka ukajya ahantu handitse system, wamara gukanda kuri system ukajya ahantu handitse schedule power on cyangwa power off, ugahita uhakanda. Wamara kuhakanda urabona ko ngiye mu fone yanjye ahangaha irimo iranyereka ko saa 2 zuzuye, uko byagenda kose igomba guhita izima. Ubwo igomba guhita izima, waba uyikozeho waba utayikozeho, yaba iri charge yaba itere kuri charge, yaba umuriro wuzuye waba utuzuye, fone yanjye saa 2 zuzuye igomba guhita izima. Murabona ko kano kantu kagize gute gafunguye, nta bindi uhita uza ukagafunga. Bishatse kuvuga iki? Ubu fone yanjye ntabwo uko byagenda kose ntago izo saha zagera ngo fone yanjye yizime. Ubu nta kibazo na kimwe gishobora gutuma fone yanjye yizimya uko ibonye kose. Nta kindi ngusaba rero ni subscribe nta bindi, ubundi ukajya ubona n'utundi tuntu dutandukanye. Murakoze cyane.